musanze. wowe ku ruhande rwawe ubyumva ute ibyo ababyeyi bahita bathotinga cyangwa se thoughts z'ababyeyi? Icyo kintu nshatse kuvuga, ababyeyi babibonera kure nk'abantu b'iyisi nyine tu sizo. Ntago kuba umuntu yavuga ati agiye mu kintu kineke ngo kuko yari akiri kwiga ngo akaza agaparitse bwahise bamurara, ntago ariko byifashe. Hari aho ugera ukavuga ati yenda mbaye mparitse mbitewe n'amashuri nari ngezemo, nemere kuba najya job nkatereka amashuri ku ruhande. Yenda ikibazo cyetse ukivuga ati muri secondary cyangwa muri primary, ikintu batinya kenshi usanga bagira isoni, kuko for sure saba abakobwa gusa n'abahungu. Ndabizi nanjye mbere nabanje kujya nkora ngakorera inyuma ya kamera, nkakorera imbere ya kamera. So gusa 2020 yatumye niga kuba najya imbere ya kamera, niko nabivuga. Ko nabonaga gukora inyuma ya kamera yego ni byiza urande rumwe, ariko hari n'igihe iyo ushaka ko gusenga cyangwa kujya frame yawe bitewe n'icyo wakunze ushobora kubigeraho. So turagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikirana Katikati TV. Ngewe ni Rugamba Kevin ugarutse, you them call me WBB, wa mugabo bose bavuze, you them call me umwami Rugamba wa nyuma. Uyu munsi ngarukanye n'abagabo babiri bari kumwe n'umwari mwiza cyane. Tangiye kukomentinga. Wabyumva baraburi giye kucyubikuvuga. Kuri umwari mwiza cyane, rigya kariho karavugwa. Duherukana umwe muri mwebwe yarapropoje umukobwa mwiza cyane bamwita Ethan, kureba mu mabati broze. So ndi kumwe na Ethan, ndi kumwe na Tony, kandi ndi kumwe na urimo urakanga abanyarwanda wowe. So nanjye nitwa Kevin Rugamba. Turagaruka uyu munsi cyane kuri short movie yanyu murimo murakora, kandi tuze no kuza kugarukana ku bindi bikorwa muhishi y'abanyarwanda. Ndabanza mbakire mpereye ku musore uri ku buryo bwanjye yibwira abanyarwanda. Murakoze. Ku mazina nzwiho cyane ni Twebwe. Nkaba nanjye aribwo ndi kuzamuka mu bintu byo gukina movie z'inyarwanda. Ndakeka ari ibyo ngibyo nyine tu. Ni Twebwe. Aya. Ibyo bintu mbizi ku bahanzi, none wese uri umuhanzi. So twagiye. Tony nubwo watwibwiye mbere, ariko hari n'abandi bantu baba batakuzi, ushobora kongera ukivugana none. Nitwa Belyne. Mashati movie turi gukora ni Belyne. Abandi banditse cyane ku izina Tony, nkorera muri filme yitwa Ihurizo ica ku Mast TV. Umusore w'igikwerere uri hariya. Yeah man. Big man. Harya wowe ngo bakwita nde? Nanjye banyita Pasi, nita Ethan. Kuki wiyita bro? Uryama yita. Yama. Iryo nyine mfite nahawe n'ababyeyi niko banyita. None ibyo nita nyine ni nk'akanikine mwita. Nanjye nyine nkaba ndi upcoming kizamuka mu masinema. Filime nyine turi gukina izina byo bazi kubabwirana. Mere aho ngaho umwe ndi kumwe n'umu actress, ndi kumwe n'umu actor, baratangira batubwira iyo short movie ese undi yitwa ngwiki.
byarabagoye byo ndabizi ntabwo ryatugoye yitwa LiarBoy cyangwa umuhungu mubeshyi niko nabyita Liar nyine urabizi muri ino minsi hari ukuntu abahungu babeshya bitandukanye tubita aba playboy okay ariko player aba afite aba capacity cyangwa afite abakobwa benshi atereta hari n'undi ubeshya ariko afite umukobwa akunda umwe akashobora kuba Ethan nawe agira icyo tubi irari bya filime ubuzima busanzwe nditonda nyine to itonda nk'ifoto man. So mbere yuko mpita ninjira muri movie ndahita mbanza kugaruka cyane ku muntu witwa Ethan ndetse na Tony mu kiganiro giheruka muri kumwe haburaga iminsi mike cyangwa Saint Valentin yaje kuza kuba mperuka mumbwira ko mwa proposanyije banza n'ikirimo banza ikirimo wana iracyarimo Tony ni Ethan yayingurije nanjye nayimbuze umukara ariko nyine namuguriye umutuku nyine turacyari muri so urukundo rwanyu ruhagaze rute noneho muri ino minsi after the Saint Valentin after n'ibindi bintu byagiye binyuraho urukundo rwanyu ruhagaze rute n'abantu babakurikirana muri movie bamenye ngo ibintu bigeze ahangaha n'ahangaha ejo bundi yarambeshye urugo rutangiye kubeshyanya rutaranabaho ejo bundi yarambeshye nicyo turi gupfa yarambeshye nsanga director azi undi mukobwa utari njye ariko director nawe ni umugome nyuma yo kumuta hanze nawe yaje kuza kubata hanze nawe yarabivugiye yihereye arabimbwira ku ruhande ndangije nza kubibona ahubwo ubwo ngubwo Ethan niwe uri bubimenya aratsandabazi ko kiwambeshye so bari kutubwira bati Ethan wabeshye umukobwa wabeshye se nibyo nanjye naje kuza kumenya inyuma ya kamera nyuma y'uko utamaje director Yankee haje kuza kubaho ko nawe agutamaza akavuga ko wifitiye abandi bakunzi batari Tony bya bintu babifashe ute ese wowe ubivugaho iki namuproposed nyine ku munsi wa Saint Valentin twari dusohokana nyine mu actor n'actress nuko nyine gukomeza bivuze si ubyumva agiye okay sawa wamushirishaka birarangiye wamushirishaka ureshya na Belyne nako ureshya nka Meda akaba ari muremure nka Belyne birarangiye so thank you very much rero turahita tuza cyane tugana kuri movie nicyo cyatuzinduye no munsi short movie yanyu yitwa LiarBoy umuhungu ubeshya abantu babanza kumenya ngo iyo movie imeze ite imeze ite ni iki kishyashya kiyijemo ni short movie gusa ntabwo ari kuvuga ko ari imwe iyi ngiyi nuko ariyo episode ya mbere twavuga nka episode ya mbere tujya gushyira hanze yerekana uburyo abahungu muri iki gihe babayeho benshi ashobora kuba aba mu rugo akabeshya umukobwa bahuriye ahantu akamubeshya ko bagomba guhura baba bari ahantu hamwe ariko ugasanga ahantu bahuriye mu by'ukuri siwe ahubwo ni gato yatiye rero irimo ibintu nk'ibyo birimo drama romantic and comedy ako Ethan yarabeshya cyane nuko kamubwire ibintu ako urebye biranamusa ayiwe gusa bite reba ari amaso nawe amaso yavugishwe aragutamaje so nka actor ukina muri no short movie inshyashya ya LiarBoy wowe ubwawe sindibaza ariyo movie ya mbere ugiye gukina niba atari ya kabiri hari izindi nakinyemo nyine ariko zo ntabwo zashobotse kumenyekana cyane
ariko nyine iyi ngiyi yo nyitezemo byinshi cyane. So ni experience umaze gukuramo muri no short movie nshyashya murimo murakina? Experience nyine zo ndacyazigenda nzibona ako nyine yo navuga kano kanya no kwisanzura ku bantu mugashyira ikintu cy'isi standard hanze, pana kugenda uvuga ati ngo wakoze ibintu bitari byo turababeshye. Tuba dushaka no kugaragaza ubuzima abahungu benshi abizi nyine nka mugani agahungu katirarira rye gakora iki muri episode ya mbere nyine impamvu ari kuvuga ati ndabeshya ni bya filime mu buzima busanzwe nditonda nawe urabibona nari ndaza kubyiyandika uvuga ati nditonda. So ndahita ngaruka kuri nitwe boy izina yaza kuza kungora mwa bantu mwe. Uyu muntu nababwiye ngo arimo arakabiriza ibintu cyane. Nitwe boy ndibaza ingi ari filime ya mbere ukinyemo kuva utangiriye umwuga wa sinema. Ni iki kintu umaze gukuramo kidasanzwe umaze kungukiramo? Ikintu maze kungukiramo ari ubuzima ngendamo nari nsanzwe mu buzima busanzwe nkabisanga muri iyo movie, ku buryo na nyuma yaho naba ni gukina movie nabisangisha bagenzi banjye hanze nyine mu buzima busanzwe nyine tu. Ukinamo nkande abantu bazakwitebwemo nkande nyinamo umutima gutyo nyine ubifitiye imikorere akora yiturije afite inshuti aba muri ghetto gutyo n'iki kuki nyine tu sofata. Abantu barimo barankabiriza muri ino minota. Ndagaruka kuri Tony nk'umu actress umaze gukina ama movie atari arenze imwe, wakinye mu mwanzuro as a figure, uzazikinye no mu zindi zigiye zitandukanye. Movie wahereyeho ukina ndumva ari umwanzuro ucamo nk'umu figure. nagari umwanzuro gusa. Iyo nahereyeho yari ya copy onezimene wari bayifite. Ni kera ndumva nerigaga muri 4e. Umwanzuro nayijemo nyuma, ariko iyo ya mbere twakiniye sinzi ndari ubwo yasohotse. Ni cyagiye filime nyarwanda yari irimo kuzamuka cyane. So nagiraga nti rero umaze gukina muri movie zirenze imwe zigiye zitandukanye, ni iki kintu umaze kubona kigiye gitandukanye hagati y'izo movie nk'iterambere? Dutangiriye ko natangiriyeho ya mbere nabanje kuba najyamo ari nayo nigiye kuba director. Itandukanye n'umwanzuro ikongera igatandukana n'ihurizo cyane. Ngubwo dukiniye ya mbere byabaga bigoye mugashaka location, sibyo ko n'ubu biracyari ariko si nka mbere. Abantu wamubwira ngo ushaka location akahita kuvuga ngo no, njyewe wanjye ntabwo hakinira film. Ugasanga turi gukinira ahantu nka script wanditse idahuye n'ahantu muri, rero bikagenda bigorana. Ariko mu mwanzuro it was a good, kuko yaciye no kuri televiziyo Rwanda abantu benshi barayibonye. Yari nziza, irimo abakinnyi bazwi, abactor n'abactress bazwi cyane. Ihurizo twajemo navuga ko twari bashyashya, gusa njye ntabwo nari mushyashya cyane. Wenda harimo n'abandi batari bashyashya, ariko abenshi muri bo twari bashyashya. Gusa iyo igenda inyereka ishusho yo kuboostinga, so uko bigenda imyaka uko igenda iza niko na filime nyarwanda zigenda zigera hejuru. Ethan, ntabwo umaze imyaka myinshi muri movie cyangwa se muri sinema, ariko hari experience wagiye ubona abandi bagiye banyuramo, abandi bagiye ukuntu bagendaga bakora. Ni iki kintu twavuga ngo short movie yanyu yabizanye gitandukanye n'izindi movies twagiye tubona, ku buryo abanyarwanda bakwiriye kuyita bagira impression yo kuyireba cyane? Murakoze. Ikintu navuga gitandukanye n'izindi yego zose ni filime na short movies zigiye zitandukanye, ariko nyine icyo navuga
iyo tugiye gusohora cyangwa twasohoye ntabwo turashyira hanze ariko turacyabikora icyo nyine igitandukanye agashya karimo irimo innovations zitandukanye yego tuba turi kuvuga ku buzima tubamo dusanzwe tunabamo ariko bitandukanye n'ibindi twabonye mu zindi zaciyeho zatubanjirije. So ndagaruka kuri nitwebwe movie yawe ya mbere abantu ni iki kintu bakwitegaho hano muri movie yawe ya mbere ugiye kuba ukina, ni iki kintu bakwitegaho? Ese wowe ku bwite bwawe wowe nka nitwebwe ariko ni iki n'ubundi bisobanura iki mbere yuko mbaza iki kibazo? Nanjye nibyo nari mubwiye ngo mumbarize bisobanura iki? umujyanama w'iyose cyari umuvugizi w'umbwirire. Yeah, so nari nkiri kubaza nti umaze iyi ni filime yawe ya mbere, umaze kugetinga experience igiye itandukanye, ku ruhande rwawe nka nitwebwe umaze kwinjira muri iyi filime ndabona ukiri na mutoya, ese ni iki kintu witeze mu myaka nk'itatu cyangwa itanu iri imbere gishobora kuzafasha movie nyarwanda ku ruhande rwawe? Bitewe n'ikibazo mbajije kise kinera n'icyaka kamanzi, ariko si ubundi ngiye ko mutamaye icyo kunywa. Aba bantu ni abantu babi cyane, uko mubireba televiziyo mubirebe rwose, dore nta kintu mfite njye cyo kunywa. Zise twebwe ikintu tumenyereye umenyereye ko abashyitsi bate ni amazimana n'imoto na cameraman se nagwanda ya njye ikintu niteze nka nyuma y'imyaka 3 ubu ngubu ni mu ntangiro zanjye nanjye purpose mfite muri iyo myaka 3 mbajije, ndashaka yuko nzaba ngeze ku rwego ruri hejuru nyine tu, niba nangiye ku short movie none ndagira ngo bizazamuke bibe movie ochipana a short season. Nanjye ubwo mvuga ati nyina nyabya byamamare tuzi mu Rwanda muri sinema nyarwanda, ubwo bavuga ati tugiye gutegura movie n'iyi nitwibagirwemo cya cyamamare cyacu bita nitwebwe cyahereyana n'iki ndahita nongera nkakubaza iki n'iki n'iki nizarenge nyine n'iki nagufata. Yeah, ndacyakugarukaho ababireba yaba ngewe yaba n'amaso y'abanyarwanda bari kureba katikatitv barabibona ko ukiri umwana. Niba nabicisha mu mvugo nziza uracyari no kwiga. Yeah, so nakubaza nti ufatanya ute gukina movie ndetse no kwiga, ese bihurira he? Kwiga urebye amasomo umuntu yabaye yaparitse banza ashake bwa bukashi bw'inagwira, umuntu arya imikuka ashakisha imituku n'iki so no kuvuga ngo nitwebwe abantu barahita bagira amakenga yo kuvuga bati niba yarinjiye muri movie agahagarika ishuri bivuze ko yatangiye kugenda afite mu murongo w'uburara, kandi ni nako ababyeyi kenshi bakunze kuvuga bati umwana winjiye muri entertainment, umwana winjiye muri ibi bintu by'abastari akenshi akunze kwita bikirara. Ku ruhande rwawe iyo niyo sense byaba birimo cyangwa ntabwo ari iyo sense? Iyo sense wowe ku ruhande rwawe ubyumva ute ibyo ababyeyi bahita bathotinga cyangwa se thoughts z'ababyeyi? icyo kintu nshatse kuvuga ababyeyi babibonera kure nk'abantu b'iyisi nyine tu sizo, ntago kuba umuntu yavuga ati agiye mu kintu kiniki ngo kuko yarakiri kwiga ngo akazara agaparitse bwahise bamurara, ntago ariko byifashe. Hari aho ugera ukavuga ati yenda mbaye mparitse mbite n'amashuri nari ngezemo nemere kuba najya job nkatereka amashuri ku ruhande, yenda ikibazo cyetse ukivuga ati muri secondary cyangwa muri primary nawe wavuga ati kuba nari hagaritse nkajya job aho mbaye umurara koko. Ariko mu gihe wari uvuye iyo primary and secondary wari ugiye kujya university yenda wavuga ati kambe mparitse nyuma yaho nzaba nyakomeza, ariko mbanze nshakishe bya bintu twese koko tubyuka tujya gutigita. So Tony ufite experience yihagije hano muri cinema, muri movie, bigendanye na movie umaze kugenda unakina, ndahita nongera nkubaza akabazo kagendanye n'abakobwa. Abakobwa muri no minsi ni abantu bitinya cyane, niba nabyita kwitinya
ariko ni abantu batinya kuba bajya imbere y'amakamera ngo biyerekane. N'ikimenyimenyi hano mu Rwanda tuhafite abakobwa bakina movie basanzwe bazwi badahinduka tuzi, harimo ba Asia, harimo n'abandi bagiye batandukanye bamaze kumenyekana hano mu mamuvi agiye atandukanye hano mu Rwanda. Nawe wenda ushobora kuba urimo wakinye n'umwanzuro, wakinye n'ihurizo n'izindi zigiye zitandukanye. Ubona ari iki gitera abakobwa gutuma basa nk'abitinye kuza imbere y'amakamera ngo bakine amamuvi nabo bakishobore kuba bakora kuri aya mafaranga? Ikintu batinya kenshi usanga bagira isoni, kuko for sure si abakobwa gusa n'abahungu. Ndabizi nanjye mbere nabanje kujya nkora ngakorera inyuma ya kamera, nkakorera imbere ya kamera. So gusa 2020 yatumye niga kuba najya imbere ya kamera, niko nabivuga. Ko nabonaga guhora inyuma ya kamera yego ni byiza uranda rumwe, ariko hari n'igihe iyo ushaka ko bestinga cyangwa kujya frame yawe bitewe n'icyo wakunze ushaka kubigeraho ukagira isoni, ariko iyo bibaye rimwe bibaye kabiri uhita utinyuka. Nkanjye mbere natinyaga kuba nakora ama interview, ako yitangiye gukora ihurizo nibwo natinyutse dukora ku Gasaro TV X large. Natinyutse kuvuga ngo nta kibazo, reka njye ku makamera atandukanye, nkora ama interview atandukanye, nanemere mjye out nkore ama videos. Hari igihe nakora video clip, hari igihe nakora byose nibyerekanye n'imbere ya kamera mu by'ukuri. So rero iyo ufite isoni biragorana cyane kwita ubyiyumvamo, kuko ushobora kubona wifotoza kavuga sava ndi kwifotoza, ariko iyo utari kwifotoza guys ari video bwa mbere njya gukora n'akantu gatari njya kubwa bwa mbere tujya gukora nabyuka nshaka narakoreshejwe shoot hamara amasaha 2 ndi kuri scene imwe yonyine nyine nabongereye iminsi kuko njye najyaga isoni, nashaka kukudirecting ibyo ukora ariko ntajya imbere ya kamera bagutya mera gutya. Icyo gihe namaze amasaha 2 ndi njyenyine ari njye bari gukora bakambwa iro yishobora nakoze katigishije nicyo kintu nibuka. So rero nicyo mbwira ngo iyo utaritinyuka cyangwa mutinyuke ukomeza ufite isoni nta kintu wakora. So murakoze cyane igikwerere Ethan ndetse n'umukunzi we ariko yabeshye. Murakoze cyane Tony, urakoze cyane ni twebwe mwese ndabashimiye cyane. Abanyarwanda nizere ko bazaryoherwa na movie yanyu, yaba ihurizo ndetse na short movie yanyu yitwa LiarBoy. Yeah. Thank you very much. Nje nitwa Rugamba Kevin. Hanyuma you them call me umwami Rugamba wanyuma. You them call me WBB wa mugabo bose bavuze. Thank you very much.